Isomo ryacu ry'uyu munsi nk'uko twatangiye turebera hamwe ibisobanuro bya Word ya Microsoft Office Word, tunareba na zimwe muri characteristics zigize. Uyu munsi tugiye gutangira noneho gukora imyitozo idufasha kumenya gukoresha iyi porogaramu yacu, kugira ngo uko tugenda tuyikoresha ari nako turushaho gusobanukirwa. Twabonye inzira ukoresha kugira ngo ufungure Word, arizo kunyura kuri Start button, ukanyura All Programs, ukifashisha Scroll button mu gihe waba utari kubona porogaramu yawe mu buryo bworoshye. Izi ni inzira za nyazo ugomba kunyuramo kugira ngo ubashe kugera kuri porogaramu. Iyo ugeze kuri Microsoft Office uhitamo porogaramu ushaka gufungura, ariyo Microsoft Office Word. Iyo igifunguka ubona iyi blank page. Nk'uko twayibonye, twagiye tureba bimwe muri characteristics z'ingenzi zigize ino porogaramu yacu Microsoft Office Word. Bityo uyu munsi turatangira turebera hamwe uburyo bwo kuyikoresha. Mu gutangira kuyikoresha birasabwa ngo ubanze umenye gukoresha mouse. Iyi mouse tuzajya dukoresha, twabonye ko ifite buto ebyiri. Hari iyo twita right button, cyangwa se dushobora no kuvuga right click. Hanyuma tubona left button cyangwa se left click. Icyo gihe nizo turi gukora exercise nkakubwira ntikora right click, uzajya umenya buto kuri mouse yawe uri gukoresha, cyangwa se nkubwira ntikoresha left click, uzajya umenya buto uri gukoresha. Nk'uko ubibona hari buto y'iburyo na buto y'ibumoso. Izi buto nizo uzajya dukoresha mu gihe turi gukora dufungura amaporogaramu bitewe n'ibyo tugiye gukora. Ikindi gice ni ikigendanye na keyboard mu buryo bwo kwandika. Nk'uko twabonye, kugira ubashe kwinjiza amakuru muri computer bisaba ko ufite ikindi gice kizagufasha kugira ngo ayo makuru abashe kugera muri computer. N'igice cya keyboard ni igice uzakenera gukoresha umunsi ku wundi. Urugero, niba ugiye kwandika bisaba ko ugomba kumenya uburyo uri bukoresha keyboard yawe. Buto ya mbere duhereyeho niyo twita caps lock. Iyi caps lock akamaro kayo ni buto igufasha kwandika mu nyuguti nkuru cyangwa se mu nyuguti nto. Urugero, niba ugiye kwandika what is a computer, urashaka gutangiza inyuguti nkuru ugakomeza mu nyuguti nto. Niba ugiye kwandika mu nyuguti ukanda caps lock, keyboard yawe uhita ubona igiye muri uppercase. Kuba ufite keyboard uhita, iyo ukanze caps lock hari ahantu hari agatara uhita ubona katse. Ako gatara iyo katse biba bivuze ko keyboard yawe igiye muri uppercase, mu nyuguti nkuru. Iyo wongeye ukayikandaho kakazima bikaba ibigiye mu nyuguti ntoya. Ubwo rero icyo ukora ukanda caps lock, warangiza ugakanda ku nyuguti ushaka kwandika. Washaka gusubiza mu nyuguti nto ugasubiza ugakanda kuri caps lock, warangiza ugakomeza ukandika nk'ibisanzwe. Niba ushaka gusiga umwanya hagati y'ijambo n'irindi, hano dufite iyo twita space. Kuri keyboard yawe urabona buto ndende, iyo ikiritseho espace yitiza hagati y'ijambo n'irindi. What is, ugasiga akanya ko. Uramutse ukoze ikosa wibeshye, hano dufite iyo bita backspace. Kuri keyboard yawe hari buto iriho, ushobora kuzayisanga iriho agafresh cyangwa se imeze gutya. Iyi backspace ni izagufasha gusiba. Iyo ukanzeho rimwe gusa, ya nyuguti cyangwa se interuro ishobora guhita yihanagura kugira ngo ubashe kwandika neza. Indi buto ni ino yitwa shift. Ino shift igufasha guhuza amabuto afite amafonksiyo abiri. Urugero, kuri keyboard yawe hari buto uri kubona zigiye zifiteho amafonksiyo abiri. Ukabona hano hagiye hariho izi functions zindi. Icyo gihe icyo ukoresha, nimba ushaka kwandika nk'ino question mark, ushaka kwandika what is a computer, wakanda kuri iyi buto iriho question mark, ugasanga question mark asiyijeho. Tubanze dusibe akarongo. Icyo gihe kugira ngo question mark izeho, bizasaba ko kuri keyboard yawe uzabanza ugakanda kuri shift. Ushobora gukoresha wenda akaboko k'imoso ugakanda kuri shift, yaba ari iri hano cyangwa se iri aha ngaha. Hanyuma ukiyifashe ugahita ukanda no kuri ya buto kakamenyetso kakaza. Ubu ni bwo buryo dukoresha shift. Ni ukuvuga ngo ufata shift ntuyirekure, warangiza ugakanda kuri ya buto ifite ikimenyetso ushaka. Iyo utayikanzeho, niba ushaka kwandika hano ubona hahise hazaho 2, ariko nafashe shift nkakanda bihita binyorohera kwandika.
Hanyuma indi buto ni enter. Enter yo igufasha gutangira indi line. Umaze kwandika title urashaka gutangira paragraph yawe, ukanda enter warangiza ugatangira ukandika. Nimba uri butangize inyuguti nkuru ukibuka gushyira kuri caps lock cyangwa se muri uppercase, hanyuma ukandika nk'ibisanzwe ugakomeza ukandikura intuze yawe mu buryo bukoroheye. Exercice rero yacu ukuntu iteye, tugiye guhera kuri iki gice kigendanye na home tab. Tugiye guhera ku gice cya home tab, hanyuma iyi home niyo tugiye guheraho, noneho twibande kuri iki gice kigendanye na font group. Tugiye kubanza twige font group, tuziga paragraph group, clipboard group, mbese turebe kuri font group buri kantu kari hano akamaro kako. Tudatinze rero, exercice ya mbere urandukura definition ya computer nk'uko twayibonye. Tangiza inyuguti nkuru, what is a computer, wandikure definition yose nk'uko twabibonye ku buryo uri buze kumpa definition imeze gutya. Hanyuma numara kuyandika, isomo ryacu rya mbere ni uburyo bwo gutunganya inyandiko. Iyo umaze kwandika nk'uko twabibonye, computer igufasha gukora manipulations kugira ngo ubashe gutunganya inyandiko, wongere size, uhindure amakureri. Ibyo ngibyo nibyo tugiye guheraho. Kugira ngo ijambo ubashe kurihindura, ubashe kuricaho umurongo, ubashe kuryongera size, bisaba kubanza ugakora icyo twita selection. Guselektiona icyo ushaka gutunganya. Urugero, turashaka guca ijambo nk'umurongo, cyangwa se turashaka kugira ngo turihindurire kureri, ugomba gukora selection. Iyo ukora selection nk'uko twabibonye kuri keyboard yacu, kuri mouse, turifashisha cyane cyane iyi buto. Iyi niyo tuzajya dukoresha cyane cyane iyo dufungura ibintu. Akenshi ni ino buto dukunda gukoresha left click. Iyi buto rero niyo turi buze kugenda dukomeza gukoresha mu gukora ibyo bikorwa byose. Ikintu turi gukore kugira ngo ubashe gutunganya ijambo, ubanza ugakora icyo bita selection. Uza aho ijambo ritangiriye, cursor ngira ngo uri kuyibona kano kamenyetso kameze nka i, ugashyiraho ijambo ritangiriye, warangiza ugakanda ya left button, urayikirikaho ntuyirekure. Hanyuma ugascrolling ugenda iburyo cyangwa se umanuka biterwa n'icyerekezo ushaka kujyamo. Ntabwo selektiona, ukirikaho ijambo ritangiriye ukajya aho ijambo rirangiriye. Ntabwo uheramo hagati ngo ugende usubira inyuma gutya, ahubwo ushobora guhera inyuma aho ijambo rirangiriye ukaza aho ritangiriye. Iyi ni tekinike ya mbere. Nimba ushaka guselektiona ino paragraph yose na title, guhera kuri title ushobora gutambika gutya ugahita usa nk'umanuka kugenda gutya. Nimba urengeje ushobora gusubiza inyuma mouse yawe ukiyifashe, arangiza ukarekura. Ibyo ugomba kwirinda mu guselektiona, nimba uri guselektiona mouse wagera hagati kagucika. Tuvuge urugero, ndayirekuye, ntabwo uzaza hano warugejeje ariho wongera ukomereze. Nubikora gutyo uzasanga inyandiko yawe rimwe na rimwe icikaguritsemo ibice nka gutya. Icyo gihe uhuye n'iri kosa, ujye wihutira hano kuri quick access toolbar nk'uko nabikubwiye, ni ahantu hari komande za bugufi. Urugero, noneho nk'iri kosa dukoze, kugira ngo turisubize inyuma twifashisha aka ka icon gutya, aka ino komande, kugira ngo tubashe gusubiza inyuma rya kosa twari dukoze riveho. Ni ukuvuga ngo rero nimba uselektioniye mouse ikagucika, icyo ukora ushobora gukirika ku ruhande, selection ikavaho, ukongera ugatangira bushyashya. Indi tekinike tuzayireba yo guselektiona ukoresheje keyboard. Hanyuma rero icyo tugiye guheraho, exercice yacu, uraselektiona what is a computer. Hanyuma duhere kuri home tab, turacyari kuri home tab. Ugomba kumenya izi tab zose, kuko hari igihe uzaba uri kuri insert tab. Urabona ko kuri insert tab groupe ziriho zitandukanye zo muri home tab. Icyo gihe rero ugomba kumenya se kuri home tab niho nyura wenda ngiye guca umurongo, kongera size n'ibindi n'ibindi. Ikintu cya mbere tugiye gukora, what is a computer, selection. Kuri selection unyuze kuri home tab, kuri font group tugiye guhera kuri kano kitwa bold. Iyi bold izagufasha kugira ngo ubashe kugaragaza amagambo y'ingenzi ari mu nyandiko. Turashaka ko title yacu iba isa umukara cyane, mbese ubona igaragara cyane. Urabona ko byose bisa umukara, ariko iyi computer yacu urabona ko title isa nk'aho ibaye umukara kurushaho.
bigufasha no kugenda ugaragaza zimwe muri special point ufite mu nyandiko zawe. Niba wanditse raporo ukeneye kugaragaza amatayito runaka, ingingo z'ingenzi, ibyo ngibyo ushobora kuba highlighting ukoresheje bold. Ikindi urakora selection, guca umurongo. Hano dufite icyo bita underline. Buri kantu kose urabona yicishaho curseur hahita hazaho izina ryako. Nimba ari underline ubasha guhita uyibona. Ntabwo wazaza ngo ugiye gukora bold uzukirike hano kandi ubona ari underline. Ugomba gushakisha bold iri hehe, wamara kuyibona ukayikirikaho. Ikindi ahantu uzabona hari agafresh kameze gutya, biba bivuze ko nimba ari underline ushobora kuba wasangamo ubwoko bw'imirongo myinshi itandukanye. Ushobora guca double lines, bolded lines, dashed lines, byaterwa n'ubwoko ushaka. Icyo ukora gusa ni ukuza kuri underline yawe umurongo ukajyaho. Icyo ngicyo urakinkorera. Ikindi ni uburyo bwo kongera size. Tuje hano dufite icyo twita font size cyangwa se zino A zikurikiranye gutya. Ushobora kuza hano kuri 11, uko ugenda ucisha curseur yawe kuri ya mibare niko ijambo rigenda ryiyongera bitewe n'ubunini ushaka kuriho. Ariko akenshi inyandiko dukunda gukoresha ziba ziri muri ino font size ya 12, kimwe nuko ushobora kuza hano ukandikamo size ushaka n'intoki 13, ubundi ugakanda enter, inyandiko yawe ikagira ngo cyangwa se ugakoresha zino A cyangwa se ukagabanya ukoresheje iyi A ntoya. Ubwo nibwo buryo uzajya ukoresha kugira ngo wongere size cyangwa ugire ubishaka. Uraza kuyishyira kuri size ya 12. Hanyuma turaza no guselectiona computer is special point dufite. Twabonye electronic device kugira ngo ugende ugaragaza amagambo y'ingenzi ari mu nyandiko. Input data ukoresheje board, ushobora guselectiona output board. Ushaka na sentence yose ushobora kuyigira board kugira ngo urabona ko inyandiko yacu iri kurushaho kugenda iba nziza cyane kurushaho. Ahandi turi buze gukoresha, uraza guselectiona ino title yacu. Iyo ubishatse ushobora uraza guselectiona title. Hano dufite kuri paragraph group dufite alignment, icyo twita alignment. Ushaka ko ijambo rijya muri center, left, biterwa nawe ushaka kuryerekeza. Niba ushaka ko title yajyamo hagati na hagati, ukika ukoresheje center, ijambo rikajyamo hagati na hagati mu buryo bworoshye. Kugira ngo uri kubona uburyo ndi kugenda ntunganyamo ino nyandiko yanjye, niko nshaka nawe uza kubinkorera mu buryo bwihuse. Hanyuma uraza guselectiona ino nyandiko yawe yose wifashishije ya font size, uyishyire kuri 12 yose ino nyandiko kugira ngo uri kubona uko inyandiko yacu iza kuza imezemo. Ikindi nzakubwira, nshobora kuzakubwira nti tunganya inyandiko uhindure font, icyo twita font, umukono, uburyo bw'imyandikire. Ndasa nkongera size kiri kuri 14. Iyo nayikoze selection, ikintu cyose ugiye gukora abanza ugakora selection. Ntago inyandiko yahinduka cyangwa se programme ntiyamenya ko ukeneye guca ijambo aho umurongo utabanje kurigaragaza. Kurigaragaza rero nta kundi no gukora selection. Iyo selectiona twabonye ko ugeraho ijambo ritangiriye ujya aho rirangiriye. Warangiza ukaza hano dufite icyo bita font. Font ni uburyo bwo guhindura uburyo bw'imyandikire inyandiko, mbese uburyo umukono iri buzimezemo. Urabona ko ugenda ucisha kuri za font zawe, inyandiko twanditse igenda ihindura umukono, inyuguti zigenda zihinduka. Uburyo inyuguti yari yanditse niba ari A, uhita ubona hari ukundi kuntu ibaye nziza kurushaho bitewe na font uri gukoresha. Hari igihe nzango exercice nkakubwira nti selectiona ijambo uriceho umurongo, uryongereze size, urihe font wenda yitwa Arial Black cyangwa se urihe Time New Roman cyangwa se no Calibri, biterwa n'uburyo cyangwa se n'uburyo exercice nayiguhaye nuko mbyifuza. Ahandi ni uburyo bwo guhindura amakureri, icyo twita font color. Ino A ibona ifiteho color gusa. Ushobora kuvuga ati title yanjye ndashaka iza kuza ifite font color. Urabona ko buri kantu kose kagafite izina ryayo. Ndashaka iza ifite color ya blue, hanyuma content ikaza ifite wenda font color purple, green, red color, biterwa n'uburyo ubyifuzamo cyangwa se n'uburyo ushaka ko inyandiko yawe iri buze kuza imezemo. Naho urabona ko mu gutunganya inyandiko zino groupe nakubwiye zigiye zifite akamaro gakomeye cyane. Buri kantu uzagenda tukiga tureba akantu kamaze iki, kugira ngo bizagufashe kumenya no gusobanukirwa
iyi porogaramu turi gukoresha. Nkuko twabivuze, ushobora gusubiza inyuma, ushobora kugira gukoresha ino commande kuri quick access toolbar kugira ngo za action umaze gukora ubashe gusubiza kugeza aho ushaka. Kimwe n'uko ushobora kuza ugasubira imbere nanone ukageza aho wari ugarukiye. Ibyo byose ni ibigufasha kugira ngo porogaramu yawe urusheho kuyikoresha neza mu buryo bukoroheye. Kugira ngo hano ibintu biri kugenda birushaho gusobanuka. Ikindi kandi tugiye kureba ni akitwa change case. Hari igihe uzandika nk'ijambo ukaba wibeshye wabyanditse mu nyuguti ntoya, wari gukoresha caps lock ukabyandika wenda urugero mu nyuguti nkuru, ukibeshya ngo umaze kwandika. Nta mpamvu yo kubisubiramo. Selectionira ijambo, iryo jambo ushaka, uje kuri font group, kirike kuri change case, urangiza uhitemo upper case. Urabona ko rya jambo rihita rihinduka mu nyuguti nkuru. Cyangwa se ushobora no kuba ushaka gukora interuro yawe yose, selectiona, uza hano kuri font group, wibuke kuri buze kuri home tab. Hari igihe uzaba wakiritse ku zindi tab zindi, ugomba kumenya ngo ndanyuze muri home tab, uza kuri font group, uhitamo change case, bihita bihinduka upper case. Cyangwa se nabyanditse mu nyuguti nkuru nibeshye, nyuma nje kubibona ndashaka kubihindura. Change case, uhitamo hari gukoresha sentence case. None sentence case yo igufasha mu buryo bwo kwandika bwa nyabwo. Iyo ugize lower case, inyuguti zose zihinduka mu nyuguti ntoya. Biterwa rero n'uburyo ushaka gukoresha, ariko byiza gukoresha sentence case. Urabona, ibyo byose ni ibigufasha kugira ngo inyandiko ibyo uri gukora bibashe kugira gute kukorohera. Kugira ngo urabona ko exercice yacu iri kugenda irushaho kuba nziza cyane kurushaho. Hanyuma mu gusoza exercice yacu, kugira ngo ubashe kubikora nk'uko nanjye ndi kubikora, tugiye kurebera hamwe icyo twita copy and paste. Ushobora kuba wenda wanditse nk'urugero, dufate ino definition urashaka kuyiha abantu benshi batandukanye, urashaka gukuramo udukopi twinshi, uburyo buri muntu ugenda umuha agakopi. Nk'uko kundi twandika ubutumire, ukagenda wandika ubutumire, buri muntu ukagenda umuha agapapuro ke bitandukanye. Ntabwo icyo gihe bizasaba ngo niba ugiye kwandika zino definition 100 uzagumiza uzandukura. Umaze kwandika, watunganyije, wakoze buri kimwe cyose. Uburyo bwo gukora copy and paste, niko hano muri note zacu bimeze, kugira ngo bikorohere kubisobanukirwa neza. Izi nizo nzira tugiye gukoresha mu gukora copy and paste. Inzira ya mbere, banza ukore selection y'ibyo ushaka gukopiya, ukirike kuri copy, ushyire curseur yawe aho ushaka ko document iri bujye, nurangiza ukande kuri paste kugira ngo inyandiko yawe ijye aho ubyifuza. Nuvuga ngo ndabikora gutya. Step ya mbere ni selection. Icyo nicyo cya mbere. Iyo niyo first step. Step ya kabiri ni ukuza ugakirika hano kuri copy. Iyi niyo kabiri. Step ya gatatu ni ugushyira curseur aho ushaka ko document iri bujye. Turashaka ino document ijya munsi hano gutya, munsi y'ino document yacu, cyangwa se turashaka ijya hano aho ukiritse, mbese niho ya document yawe iba iri bujye. Hanyuma step ya nyuma ni gukanda hano kuri paste. Ubwo ndabikora gutya, ndabanza nkore selection, niyo step ya mbere. Ninkubwira ndikora copy, ukore document uyikuremo inshuro 5 cyangwa 10 cyangwa se zingahe. Ni ugukora selection, warangiza ukaza hano kuri home tab, kuri clipboard group, ugakora copy, hanyuma ugakirikaho document yawe iri bujye. Aho dushaka iri bujye ni hano munsi nyine. Urabona kano gakiriseri kari guflashing, niho dushaka document iri bujye. Warangiza ukaza hano kuri paste. Ushobora gukanda kuri hano gutya, cyangwa se ugakanda kuri kano ka icon k'umweru. Aka ka icon gutya. Uko ugenda ukanda paste, urabona ya document yacu inshuro 3. 1 2 3 4. Iyo ushaka kumanura urupapuro nka gutya ndi kubikora, hano kuri mouse yacu dufite ino button ntari nakubwira irimo hagati na hagati. Iyo usa nkaho ugenda uyikaraga uyimanura hepfo cyangwa se ukaraga uzamura, ya page yawe igenda yizamura cyangwa se imanuka. Ibyo byose ni ibintu ushaka kumenya. Urabona ko ndikureba nimba hano hasi hakiri umwanya ku buryo nkanda paste, document yanjye ikagira. Hagize urupapuro rurengaho, ushobora gukanda backspace kugira ngo document yawe ikwirwe ku rupapuro neza nka gutya bimeze. Kugira ngo urabona ko ari ibintu bigaragara neza, inyandiko yacu imaze gutungana. Twayanditse, turayitunganyije, twongeye tuyikuyemo inshuro nyinshi. Icyanyuma rero ugiye kunkorera, urakora numara gukopiya ino document yawe nkuko twayibonye. Iyi kopi ya kabiri
urayikorera selection, uze kuri font group uyishyire muri uppercase. Mbese tuvuge ko twibeshye turashaka ko ino copy and iza muri majuscule. Mu gihe uzaba wibeshye twabonye gukoresha font group change case uppercase, urabona ko yagiye muri majuscule. Copy ya gatatu ndashaka iza kuza isa uraselectiona unyuze kuri font group, turacyari kuri home tab, font group uze kuri font color uhitemo color ushaka, turayiha iri kureri dark blue, ino blue color. Hanyuma copy ya kane turaza kwifashisha kano kitwa text highlight, gatandukanye na font color. Font color ihindura inyuguti, ikureri igahinduka. Hanyuma iyi ngiyo ukora selection y'icyo ushaka. Dufata urugero tutashaka kugaragaza amagambo y'ingenzi ari mu nyandiko, ushobora guselectiona ugakoresha tunyuze kuri font group. Hano dufite icyo twita text highlight. Nakubwiye ko ahantu hose uzasanga hari aka gafresh, ngira ngo uri kukabona gutya, aka gafresh gutya, biba bivuze ko nimba ari gutya font color harimo color nyinshi, nimba ari text highlight harimo text highlight nyinshi. Ubwo rero icyo gihe ibyo byitaho kugira ngo bikorohere ubasha kubikoresha. Icyo ukora urabanza ugaselectiona ijambo ushaka gutunganya, warangiza ukaza ugahitamo ikureri ushaka, ugahitamo ikureri ritabangamye. Nimba ushaka inyandiko yawe hari amagambo y'ingenzi ushaka kugaragariza abazasoma iyo nyandiko cyangwa se iyo report, ushobora guhighlighting ukoresheje izi text highlight kugira ngo urusheho gutunganya report yawe neza. Ngira ngo urabona ko ibintu biri kurushaho gusobanuka cyane kurushaho. Ikino yindi tuyikureho nta kibazo. Ngira ngo uri kubona uburyo exercise yacu irushijeho cyane kuba nziza. Ndashaka ko nawe uyintunganyiriza ikaza kuza imeze gutya. Urandika definition ya computer itunganya kuri twayitunganyije, urangije ukuremo copy inshuro nyinshi nka gutya. Hanyuma copy ya kabiri wishyire mu nyuguti nkuru, copy ya gatatu uyishyire muri blue color, copy ya kane uyimpe ifitemo zino text highlight ukoresheje bwa buryo nakweretse bwo gutunganya inyandiko ukoresheje home tab. Zino groupe ziri hano za clipboard za font group kugira ngo exercise yanjye ize itunganye neza. Hanyuma icyanyuma ni ugusavinga. Nkuko twabibonye muri definition, twabonye ko computer yacu ifite ubushobozi bwo kwakira amakuru avuye kuri user kugira ngo babashe kubona ko twanditse bigakunda. Noneho tugiye kureba uburyo bwo kubika aya makuru, uburyo n'ejo nitugaruka tuzayasangamo. Twakongeza manipulation, noneho ko inyandiko twayitunganyije twabashe kuduhindura amakuru yetu tunakora buri kimwe. Hanyuma nitunakenera n'amakuru twabitsemo tuzayabona mu buryo bugeze gute utworoheye. Ubwo rero exercise cyane muri bukore ni ugusavinga ino document yacu. Uburyo bwo kuyisavinga, uraza kuza hano kuri ino program, ino buto, uraza kuza kuri inzira iri bunyuremo usavinga nkuko twe tumaze kubivuga. Uraza kuri ya office button, uribuka ya buto twavuze dusobanura ibice bigize Word. Uraza kuri office button, ukoresha left click rimwe gusa riba rihagije. Urabona akamaro k'ino office button ni izi command zose ubona zirimo hano. Gushobora kugufasha creating a new document, opening an existing document, gushobora kugufasha turaza kureba hagati itandukanye hagati ya save na save as n'ibindi n'ibindi. Ubwo rero kugira ngo bitadufata umwanya munini, uraza kuri office button ukirike save as. Aho save na save as bitandukaniye nuko iyo ari ubwa mbere na mbere ugiye kubika document muri machine, nubwo ino document turi kwandika ni ubwa mbere tuyanditse nta hantu yari isanzwe iri. Iyo ari ubwa mbere rero uza kuri office button ugakirika save as. Hanyuma nitumara kuyisavinga muri machine yacu, ejo tukagaruka tukagira ibindi tuyihinduraho, ntabwo tuzakoresha save as ahubwo tuzakoresha save. Niryo tandukaniro riri hagati ya save na save as. Save as ikoresha iyo ugiye gusavinga kubika ibintu bwa mbere na mbere muri computer. Hanyuma save ikoreshwa iyo wamaze gusavinga document muri machine hari ibintu runaka ugiye kongeraho cyangwa se hari ibintu ugiye gukora, hari modification runaka ugiye gukora. Icyo gihe uraza kuri save as kuko n'ubwa mbere tugiye kuyikoresha. Computer ikubaza ko mfite ibyumba byinshi, urashaka kubika mu kihe cyumba? Mfite desktop, mfite document, mfite download, mfite music. Yani computer iguha ibyumba byayo bitandukanye wabikamo. Wowe nk'umuyuza niwe ugomba guha commande computer. Urugero ushobora kuvuga ati ndashaka kubika kuri desktop, cyangwa se ushobora kuvuga ati ndashaka kubika wenda muri local disk za machine. Biterwa naho ushaka. Icyo ukora gusa nta kindi ni ugukirika kwemeza icyumba. Dufata urugero turashaka kubika kuri desktop, ni ukuhemeza gusa, ukirikaho rimwe ryonyine. Warangiza ukaza hano hasi kuri file name. Iyo umaze guhitamo icyumba ugikirikaho rimwe gusa, ukabuza ari ukibuka ngo iyi computer nkoreraho nabitsemo document kuri desktop, hanyuma nyita izina runaka. Uhita uzana kuri file name
ubishatse rino ririmo urabisiba, warangiza ukita dokima y'izina ushaka. Urugero wenda tukatuyite exercise 1 ni urugero. Ushobora no kuyita izina ryawe, icy'ingenzi ni uko wibuka gusa izina wise dokima yawe. Ukaba uzi ino computer nkoreraho ku cyumba cya desktop nahabitse dokima yitwa computer. Icyo gihe iyo urangije kubikora gutyo uhita ukora save. Ubwo nuwa ngo niyo umuriro wagenda, niyo computer yawe yazima, wamaze gukora save, ejo wagaruka ukazayisangamo. Reka rugero tuyifunge. Hano ku nguni y'iburyo urabona hano hari utubuto duhari, aka ka X kagufasha gufunga programme. Nango iyo uje ugakirika kuri no X button, ubona ko tumaze gufunga programme yacu. Ngira ngo urabona ko isomo tubashije kwiga ridufashije gusobanukirwa ibintu byinshi. Ejo tugarutse tugiye gushaka ya dokima yacu, tuzibuka ko twayibitse kuri desktop. Kuri desktop ni hano. Ino screen yawe uri kubona gutya hano gushya. Aha ngaha niho twita kuri desktop. Ngo nubika ibintu kuri desktop yawe nta handi uzabishakira atari kuri iki cyumba. Desktop nta hantu ushobora kubika dokima yawe izagufasha ku buryo ejo nufungura computer uzahita uyibona mu buryo bworoshye. Ngo uje hano kuri desktop urabona twabonye cyitwa icons. Kuri zino icons ushakisha ya dokima izina ryayo wayise. Ngira ngo urabona ko ari ngiyi yitwa computer nkuko wayise, biterwa n'izina wayihaye. Kuyifungura ukora icyo bita double click kuri no button, ubundi niyo turiho ukanda double. Ngo rimwe kabiri, ariko ukabikora vuba wihuse inshuro ebyiri kugira ngo ubashe gufungura program. Cyangwa se ugakoresha ino buto, ugakoresha ino left ukajya handitse open, biterwa n'uko ubishaka. Ushobora kuza ugakanda ya buto y'iburyo, so ya right button, ugahita ukirika kuri open, cyangwa se ukaza ugakora double, kanda vuba wihuse. Urabona ko dokima yacu yamaze gutungana imeze neza. Iyi rero niyo mukoro nshaka nkorera, ukawuntunganyiriza nk'uku, warangiza ukabinyoherereza kuri email ndibuze kuguha, kugira ngo nze kugusura ndebe ko ibintu wabikoze neza. Urakora ku buryo ugomba kohereza dokima yawe kuri no email. Ugomba kohereza kwizerayusuf@gmail.com. Exercice urayohereza kuri Gmail yanjye gutya, cyangwa se nushaka uyohereze kuri WhatsApp kuri 078 ushobora kuyikora ukayohereza kuri email cyangwa se ukayohereza kuri WhatsApp yanjye kugira ngo mbashe kugusura mu buryo bwibuze gutuma nguha amanota y'ibyo wakoze. Naho ubutaha mu zindi exercice zikurikiraho.